Ese wari uzi ko hari ibihugu muri Afurika yacu kubona ifunguro rimwe ku munsi biba ari amahirwe adasanzwe, aho usanga umuntu kugira ngo abone ibyo arya cyangwa se ifunguro rimwe ryonyine ryo ku manywa cyangwa rimwe mu munsi. Ese wari uzi ko hari ibihugu muri Afurika aho kubona ifunguro rimwe ku munsi biba ari amahirwe adasanzwe, hahandi nyine kubona ibiryo ewana bari ingume. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihugu 10 bikennye cyane kurusha ibindi kuri uyu mugabane wacu muri uyu mwaka wa 2025 uko byasizwe ku rutonde mu mwaka ushize. Twihuse cyane ariko mboneraho no kuguha ikaze inshuti wowe dukurikirana hano ku Mahoro mu Muryango. Nizere ko umeze neza kandi wamaze gukora subscribe. Niba utarayikora kora subscribe ubundi dukomeze. Ku mwanya wa 10 turahasanga igihugu cya Niger. Niger nayo iri ku rutonde rw'ibihugu bikennye cyane kubera ubukungu buke bungutse, ubukene mu bijyanye n'ibikorwa remezo, igihombo mu bijyanye n'ubuhinzi n'ibindi bibazo bitandukanye by'imibereho biyishyira ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 hari igihugu cya Madagascar. Madagascar ifite ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere, imiyoborere n'ubushobozi buke bwo guteza imbere inganda, bigatuma ubukungu bw'igihugu cyabo buba buke cyane, ndetse ugasanga umuturage umwe abarirwa amafaranga make cyane rwose ku mwaka, hamwe adashobora no kugera hafi mu madolari 700 urumva ko kiba ari ikibazo. Madolari 700 ku mwaka wose nawe urabyumva. Twihuse ku mwanya wa 8 hari igihugu cya Libya. Libya nubwo yari igihugu gikize kera, ariko kuva aho uriya mugabo yapfira ubona ko Libya yabaye igihugu gikennye ndetse gikennye cyane. Libya nayo ni igihugu cyahuye n'intambara n'ibibazo by'ubukungu, bigatuma benshi mu baturage barushaho kugorwa no kubona ibyo bakennye cyangwa se ibyo barya nyine, cyangwa se izindi besoin zose umuntu ashobora gukenera. Igihugu kiri ku mwanya wa 7 ni Democratic Republic of du Congo, iyo bita RDC. Hano haruguru rwose hari iburengerazuba bwacu, abantu ubona ko barakennye, nubwo twumva ngo hahora hari amabuye, ngo bafite ngo ibiki, ariko bari ku mwanya wa 7 mu bihugu bikennye ku mugabane wacu wa Afurika. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ifite umutungo kamere munini, ariko ubukungu bw'igihugu buracyari hasi ku muntu umwe kubera imiyoborere n'ibindi bibazo by'ibikorwa remezo baba badafite. Rero ibingibi nabyo kubera intambara bahoramo n'imiyoborere idahwitse, ugasanga birabashyira ku mwanya wa 7 mu bihugu bikennye cyane hano muri Afurika. Ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu cya Somalia. Somalia ihora ifite ibibazo by'umutekano n'imiyoborere idahamye. Ibi bigatuma ubukungu budakura kandi abaturage benshi bakagorwa no kubona ibyo kurya, ubuzima cyangwa se mu buzima, ndetse n'ibindi bibazo biba bigiye bitandukanye. Ariko nabo urumva ko ikibazo cyane cyane kibatuma bahora bakennye cyane ni ikibazo kijyanye n'umutekano. Turagiye ku mwanya wa 5 hari igihugu cya Mozambique. Mozambique nayo ni igihugu kibasiwe n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, ibibazo by'umutekano n'imiyoborere bidatuma ubukungu bwayo budatera imbere uko bikwiye, bigira ingaruka ku mibereho y'abaturage. Nawe urabizi ko rubanda rugufi ari bo bahita baba victime. Aha turi ku mwanya wa kangahe muvandimwe? Ku mwanya wa 5. Reka mbere yuko dukomeza ku mwanya wa 4 unibaza uti ese koko urumva, cyangwa se mbere yuko tunahagera wowe gutekereza ku mwanya wa 4 tuhasanga igihugu cya Malawi. Uribaza ngo ku mwanya wa mbere hari ikihe gihugu?
Ku mwanya wa kane hari igihugu cya Malawi, mu bihugu bikennye cyane muri Afurika yacu. Malawi ifite ubukungu bushingiye cyane ku buhinzi kandi ibura ry'imiyoborere y'imitekerereze ya gihanga n'ikoranabuhanga bituma abaturage benshi bagorwa no kubona ibyo bakennye mu mibereho yabo ya buri munsi. Icyo twaba tukibonye ni igihugu cya kane cyitwa Malawi mu bihugu bikennye cyane. Twagiye ku mwanya wa gatatu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Afurika, Centrafrica. Iyo hagati ya kari na Centrafrica nayo ni igihugu kiri mu bihugu bikennye cyane rwose, aho usanga rwose iri ku mwanya wa gatatu. Ihorana ibibazo bikomeye by'umutekano n'imiyoborere bituma ubukungu butera imbere buhoro kandi abaturage bagira imibereho igoranye cyane. Bigatuma rero usanga Centrafrica rwose kubera intambara bahoramo, amatiku nyine, ibibazo by'ubukene, ugasanga birabagora cyane. Twihuse ku mwanya wa kabiri turasanga abaturanyi bacu bo munsi hano hepfo rwose mu majyepfo, aba babita Abarundi, bari ku mwanya wa kabiri mu bihugu bikennye cyane ku isi. Barakennye pe, ubyumve ko bakennye rwose, aho turi kubasanga ku mwanya wa kabiri. Urumva Abarundi niho bisanga. Niba wibaza uti Abarundi bari hehe, bari ku mwanya wa kabiri. Uburundi ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku mugabane wa Afurika. Abaturage benshi bakora ubuhinzi ku rwego rw'ibanze kandi igihugu gifite imbogamizi nyinshi z'ubukungu nko kubura ishoramari n'ibikorwa remezo. Nshuti rero udukurikirana hano ku Mahoro mu Muryango, nizere ko wamaze gukora subscribe, kandi niba iyi video igufashije nizere ko wamaze gukanda subscribe, ugakora like. Niba hari ikintu umaze kunguka muri ibi bihugu tumaze kubona uko ari 9 bikennye kurusha ibindi. Twihuse tujya ku mwanya wa mbere ngo dusoze. Uribaza uti wowe wari wamaze kwandika ko ku mwanya wa mbere urahasanga ikihe gihugu? Hari igihugu cya South Sudan, Sudani y'Epfo. South Sudan nicyo gihugu kiri ku isonga mu bihugu bikennye cyane muri Afurika. Mu mwaka wa 2025 ubukungu bwayo buke bushingiye ku bibazo bya politike, intambara n'imiyoborere idahagije, bituma umuturage cyangwa se abaturage benshi bagorwa no kubona ibyo kurya n'ibindi by'ibanze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndagukunze cyane rero niba tugiranye ahangaha, nshuti mukunzi wowe udukurikirana hano ku Mahoro mu Muryango. Sangiza rero iyi video. Wowe uribaza uti ese mbere yuko tunasoza kankubaze nanjye akabazo, ubona ubu bukungu bwa Afurika, ibibazo Afurika ihoramo, ibibazo by'intambara n'ibindi bibazo bahorana, kugira ngo byibura nayo ibibazo byinshi bivugwaho, aho usanga umugabane wacu ibihugu bikennye no ku rutonde rw'isi ari byo biza imbere, ubona hakorwa iki? Ubona byakemuka bite? Igitekerezo cyawe burya ni ingenzi, ntukajye wisuzugura kuko burya ushobora kugitanga kikagira ibyo gihindura ntawamenya. Nagukunze cyane rero, nizere ko wamaze gukora subscribe, ahasigaye ukande like, sharing inshuti zawe. Iyi video ni byiza cyane. Reka dusubire muri video zikurikira. Ndabakunda cyane. Bye. Dusubire.